nitwa Nyirayimana Fideli aba nturuka muri paruwasi n'ubundi ariko nkaba ntuye muri santare ya Ruhoro. Ejo sinari nabashije kwifatanya namwe ngo mwari mwaje muri santare yacu, ariko uyu munsi nifuje ko nza hano muri santare ya Fugi. Icya mbere ntoyemo kandi nigishijwe hari ikintu kijyanye n'amaturo. Benshi naturaga ari uko ngiye kuryama cyangwa se ngiye guhesha amasakaramentu, niho nageneraga cyane. Ikindi uburyo bwo gusenga twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, cyane nkunda gucika intege. Nanjye banasanze abadayimoni 8 bakunda kungenderera, nasanze nanjye bakunda kungenderera cyane. Ikindi ikintu kijyanye no kuraguza no kujya muri ibintu gipagani simbikora, sinigeze nanabikora mu buzima bwanjye bwose, ahubwo usanga igihe cyose nigisha abandi ngo ibi bintu murimo byo mwumva bibubaka, se mwaganye Yesu wari ukiza indwara zose, wari umuvuzi uruta ababundi bavuzi bose. Ikindi ibintu bijyanye no dushimira Imana ibyiza Imana tugejejeho, ndahiga ariko simbasha kuhigura kubera impamvu rimwe na rimwe n'inyizo zitanutse bitewe na shitani. Ziteze kuri shitani ategura ariko irikunde urukwiye. Ni byinshi ntumyemo kuko agiye kubisobanura byose ngiye kubivuga byafata umwanya muremure kandi bitagiye mwakoze. Urakoze. Icyiza wafashe nyine ntukakirekure. Ni byiza ko niba waje ari Yezu usanga kujya umutega amatwi ibyavugiwe wahabyibura wakagombye gushima uvuga uti Yezu iki n'iki ndakigushimiye koko byari binkwiye ari ibyanjye none nakiriye, none mpa n'imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Wowe rero witwa nde, hanyuma waturutse he, utahanye iki mu byo wumvise? Ijambo ni iryawe. muri abo babazi baryari n'ababajyaga he nari ndimo, nanjye nasaga hano mu kiliziya padiri yatangira gusobanura ivanjiri nkatangira gusinzira. Yesu akizwe. cyangwa se baba barimo barasoma amasomo nkatangira ngiye nisakuriza, ntube bambaza nyuma y'iminota ingahe ngo basomye kwani. Ariko ubu ngubu umwanzuro nihaye ni kujya ntega amatwi nanjye nkagira icyo ntahana. Iteka ryose ingabire yo kumva no kumvira, gutega amatwi Nyagasani ni byiza kuyisaba kandi tukaronka mu ngoro y'Imana. Si byiza kuhakorera ibyo wishakiye urangara cyangwa se urangaza n'abandi. Ijambo rero nawe ni iryawe. Witwa nde, waturutse he, ni iki wumvise nawe kuva twatangira mu gitondo se kugeza ubu, ni iki cy'ingenzi cyagukoze ku mutima? byafashije mu ndirimbo baririmbye no mu masomo wasomye, harimo babajyaga he bazumva ryari, nanjye nisanze muri icyo cyiciro. Nanjye bajya gusoma ijambo ry'Imana nkaba nibereye ubwanjye, ariko ubu ngubu ndamenye ko nahindutse, nzajya ntega neza amatwi ijambo ry'Imana. Neza gusa. Iteka ryose. Hari ikintu utanye cyagukoze ku mutima? Kivuga. Nzajya ntega neza ijambo ry'Imana, n'ubaha n'umubyeyi Bikira Mariya n'umutagatifu azabimpere ku baje. Yego, urakoze cyane. Hano hari mugenzi wawe, ni umusore, nawe atubwire witwa nde, utahanye iki mu izina rya Yezu? Kristo Yezu akuzwe. Amazina yanjye nitwa Nizurugero Emmanuel, nawe nkaba ndi umukristo wanga, ariko nkaba nari narakoze
n'icyaha cyo kwishingira, ariko ubu ngubu ndimo ndiga kugira ngo ngarukire Imana. None rero bavandimwe, nshingiye ku byo numviye aha ngaha, nanjye ikintu ntahanye, akenshi niyumviraga ko ndi umuntu ufite imbaraga cyane bitewe n'imikino nkunda gukora siporo, nkumva ko umuntu yenda ashobora kuba yamvuga nkaba namukubita bitewe n'izo mbaraga yenda mba numva afite, ariko yatwigishije ijambo ry'Imana nkumva ni byiza cyane, nanjye numva binkoze ku mutima, ndavuga ati bitewe n'iryo jambo ry'Imana ibyo bintu nzabyihorera, noneho nanjye ngarukire Imana, nyikorere, nyivugire impundu cyangwa se nyiririmbire nkoresheje umunwa wanjye, amaguru yanjye nanjye nawe kuyakoresha nkubita abandi, ahubwo nyakoresha nyibyinira umupira. None rero bavandimwe, ikindi kintu ntahanye ubutumwa bwiza bw'umubyeyi Bikira Mariya ndetse n'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'amaturo. Nanjye ku kijyanye n'amaturo numvaga ko rwose ayo maturo ntapfa kuyatanga rwose. Rero numvaga ko ayo maturo yigira kwa padiri akaba ari we. None rero nanjye nafashe umwanzuro ko icya cumi nzagitanga gikuye ku mutima, ntabwo rwose ayo maturo ajya kwa padiri, ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu aba yatuye Imana. None nanjye nzajya ntanga amaturo uko bikwiye. Iteka ryose urakoze. Rero ukiri aha ngaha nakubwira ngo kubw'imbaraga zawe uri umusore, ubu ni byiza gukoresha ubuzima bwawe ukabwitwaramo neza, kuko ibyo wakoresheje imbaraga Imana yaguhaye byose uzabibazwa, sibyo? None aribyo mwakoresheje ubwenge bwanyu Imana yabahaye muzabibazwa, sibyo? Aribyo mwakoresheje ubutunzi Imana yabahaye nabyo muzabibazwa. Kristo Yesu akuzwe. Niyo mpamvu mvuga ngo nimuza kugera mu rugo iwanyu mufate Bibiliya musome amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni umutwe wa 9 umurongo wa 22 kugeza kwa 23. Haravuga ngo umuhanga ntaziratane ubuhanga bwe, umukungu ntaziratane ubutunzi bwe, hanyuma umukire nawe ntaziratane ubukire bwe, ngahubwo uzashaka kwirata azirate kwanzi bihagije, ngewe Uhoraho ushyigikira ubufatanye. Mbese muri make ni uko havuga, ariko muraza gusobanukirwa neza kurushaho nimuza kuryisomera mutuje. Yesu agufashe rero izo mbaraga yaguhaye nk'uko abivuze, ujye umucinyira akadiho, guterana imigeri ntabwo byemewe, guterana amakofe ntabwo byemewe, kuko biragaragara kuri n'umunyembaraga, ariko imbaraga zawe zikoresheje muri Yesu uzagira umusaruro mwiza uzaguhesha ikuzo n'icyubahiro mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze, Yesu aguhe umugisha. Murakoze. Nitwa Mugabo. Ikintu ntahanye cya mbere hamwe natanga nabwira n'abavandimwe, icya mbere na mbere nashimiye ko icy'ingenzi batubwira ubutumwa bwiza bushingiye ku byerekeye Bikira Mariya. Nanjye nkaba rero nshimishijwe n'ubwo butumwa mbukunda kandi mbukora, nanjye nabuhawe muri igihe nkabwirwa n'igihe cyose, nkaba nk'uko ari igitabo muze gusoma kivuga kiti ntugatinye guhamya ibyiza wakuye mu isengesho. Nanjye nkaba ntabwo guhamya ko ubwo watubwiye isengesho cyane cyane ry'ishapule cyane rya rozari, ni isengesho nanjye rinyubaka n'abavandimwe dufatanya kumenya iminsi, abavandimwe dufatanya kenshi rozari tuyikomeramo n'ishapule, ndetse tukazirikana ko ubutumwa byose yatangiye ikiyobo k'uruhare burinzi bwo guteka uruhare byose yagize mu bicuruzwa byacu. Aho niho rero no mu makoraniro dufatanyije nayo nyobora cyangwa dufatanya, ntabwo tujya kwihekera tubikomere. Hanyuma rero icyo twakubajije mu byavugiwe aha ngaha icyagufashije n'iki utahanye nicyo ugiye kutubwira. Ikindi cyane ni uko wakoze kutubwira ishapule na rozari ntagatifu. Amen. Ikindi cyanyubatse nashidikanyagaho ni uburyo tubwiriye uburyo ki kwa kuntu kwandika mu gitabo cy'ubugingo
ikintu gikomeye cyane bari mu bitaro by'ubugingo iyo umuntu yabitse mu bitaro by'ubugingo aba yahawe ingabire zikomeye nawe ukenera kukivamo rero nabyo ni ikosa rikomeye umuntu akoresheje bakomeje kumva rero ubutumwa ibintu bijyanye n'abamarayika bahawe ubutumwa ku isi ibyo byose twabikurikiye nta kibazo twafashemo ariko icy'ingenzi ibyo nafashe muri ibyo bitatu ariko ntabatinye ko ubwo butumwa nawe nzabugeza ku bavandimwe dukorana hari n'abavandimwe bizafasha mu kugarukira imana bigisha ubwo butumwa natwe yakoresheje mu kubigisha kuko nabwo bagiye kubumpa uzabukora. urakoze cyane Yesu abisingirizwe. Mwumvise ko umusaza agerageje kuvuga ati njye numvishe byinshi mwavugiye ahangaha, nanjye ntabwo nzabiceceka nzabibwira abandi mpereye kubo dusanganywe mu makoraniro mu magurupe. Ubwo butumwa nzabutanga haba ari kuri rozari, haba ari ku ishapule y'ububabare, haba ndetse n'uburyo bwo kwandikisha amazina mu gitabo cy'ubugingo, cyane ko yanditswemo tubatizwa dukomezwa, ariko ingendo dukora tujya kuyandikisha kwa shitani mu bitabo by'abasambanyi, iby'abaraguza, iby'abaroga n'abarogesha, iby'abiba, iby'abasinzi n'ibindi. Ati ibyo ngibyo tugiye gufata ingamba zo guhagarika izo ngendo kuko zidashimisha Imana. Mwese rero mugire ibihe byiza, mwese ndabifuriza kuba abana beza b'umubyeyi, tumubere impozamarira, tumuhoze agahinda yagiriye ikibeho yadusuye, ahubwo igihe cyose twishimire ko tumubera abana beza, indabo nziza zihumurira abandi neza, hanyuma impera n'imperuka tuzibanire nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo twese rero bizatugirirweho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. izabafashe ntukarekure, uzakutifuza kukirekura, Sekibi ikagutera kukirekura, kugira ngo ubwo ibyo byiza byose twafashe guhera mu gitondo tubiture Yesu mu gitambo cy'Ukaristiya tugiye gutura, kugira ngo adufashe tutazabireka.